ngize ubwoba numva ngize ubwoba teoje bagikira wirimi wirita ayikoma benekosta anozi ku muhanuzi w'Imana witwa Theogene. Theogene ni ibishaka. Theogene ni ibishaka. Niba hari n'abantu bakunda umwuka w'Imana kurimo, niba hari n'abantu bakunze iby'Imana yagiye gucishamo, Imana isumba byose yambwiye ngo bagusengere kuko nanjye ndimo ndagusengera. Nabonye uca mu bihe bikomeye. Latando emeli kitalabo azeni binifo. Nabonye uca mu bihe bidasanzwe bikomeye cyane, ku buryo naho wari wicaye najyaga kubona nkabona uwo mwari mwicaranye, nkabona dewanima and pere fodoni emi, amaboko yaguhigaga najya kubona nkabona nawe nkabona ayo maboko agutwaranye nabo. Ntago nzi ikigiye kukubaho, ntago nzi niba ari umutego watezwe, niba uri butegerwe mu byo wavuze, niba uri butegerwe wenda mu kubura ubwenge, niba uri demokoma ayipelesi kitabo diwingiya mele kotamanda ayipeli, ndi wowe narira ubugingo bwawe. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. Hari abari mu Rwanda, hari ndetse n'abari irwota amasimbi cyangwa se hirya yarwo, ariko turagira ngo tubabwire ngo turabakunda, muri inshuti zacu zo ku mutima ndetse z'akadasohoka. Rero mwese mukomeze kugubwa neza aho bukeye cyangwa se bwije, mwese Imana ibahezagire. Tukuzaniye amakuru mashyashya akubwira ko ibintu byawe bitazongera gucika, kandi imbaraga zagushenye zirangiye, habonetse imbaraga zo kugira ngo zikubake. Wari unaniwe, wumvaga bitagishobotse, ariko amakuru tukuzaniye nuko byose bishobokera uwizeye. Hagarara kuri urwo rufatiro, wivaho ngaho nyine Imana igushaka, ugiye kubona Imana mu buryo budasanzwe. Ushobora kandi kubonye iki kiganiro bwa mbere, wakora subscribe cyangwa se comment, hanyuma tukarushaho kunoza ibyo dukora. Turi kumwe n'umuhanuzi, ndagira ngo atangira bibwira, ni mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi. Karibu mukozi w'Imana, number 8 9. Ndumva ndi mu ndimi, ndumva ndi mu mwuka. Amazina ni yayandi, ni umuhanuzi mukuru profete number 9. Nanone umwuka arakinguye, ndinjiye, ubu nje kuvugana n'abumva. Imana ibahe umugisha. Tuguhaye ikaze. Amen. Tukumurikiye Imana. Haleluya. N'abantu nabo bakureba. Ni atita belezo. Imana ishimwe. Kandi korana n'Imana kuri uyu muri aya masaha, n'umuntu wese uje agafungura iki kiganiro ahure no kubaho kw'Imana binyuze muri wewe. Imana yateguye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu. Hari umuririmbyi urimo kumfasha, n'ubwa mbere ngiye kuririmba kuri kamera. Uravuga ngo uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Tole mengile bai, dosti pele minigrire, dosene minini mando, ti dozene bonifo. Haleluya.
Imana imbwiye amakuru akomeye, irambwiye ngo icyambere hari umugozi igiye guca ku buzima bwe wowe nkurikiye. Ini bedoza takise fonome enistansi mingide lalimi eta. Wowe unkurikiye kano kanya, iyeri iravuze ngo ije guca umugozi wari ukujengereje, iyeri ije guca umugozi wari ukuboshya umutima, iyera ije guca uwo mugozi wari utumye ugira agahinda n'umubabaro, mugozi watumaga utuzura umwuka, mugozi watumaga utumva ibihe by'Imana, umugozi utuma uhura n'umuntu ufite amavuta ntubimenye, ugahura n'umuntu uzanye ibyawe ntubimenye. De anosanto petari bikesti. Uyu mugozi ujya utuma amatwi atumva kandi umuntu afite amatwi. Uyu mugozi ujya utuma umuntu atareba kandi afite amaso. Uyu mugozi ujya utuma umuntu de l'annocence atagira aho agomba kugera kandi ari mu nzira. Imana imbwiye amakuru akomeye, iravuze ngo iciye uwo mugozi. Miwitita elakosemo ebo. Abakire gucirirwa umugozi babanze batere haleluya, twikomereze mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye guhanuriramo. Turi mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ya Dawidi ibice 50 umurongo wa 3. Haravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Iri ni ijambo ry'umunsi. Imana ishimwe. Ndashaka ngo uryandike ku ruhande kuko Imana igiye kuvugana nawe live. Imana isumba byose ibagire neza mu izina rya Yesu. Imana imbwiye ibintu bidasanzwe, Imana imbwiye ibintu bikomeye. Murabizi neza yuko iyo ngaragaye kuri kamera, iyo nje ahangaha Imana ibinganirije, ibintumye ku Banyarwanda, ibintumye ku Banyafurika, Imana ibintumye ku bantu batuye isi muri rusange. N'ikimana impamagariye yarambwiye ngo ntuzigera akanwa kawe kavugisha ibindi, ntuzigere wicara mu matiku, ntuzigere wicara mu manama atarayange, akanwa kawe kajye kamvugira, kavuge ibyurutse imitima, kayobora abantu inzira nzima. Rero nariyemeje, ubwo itavuze simvuga, ubwo itantumye singenda, nutambona jya umenya yuko nkirimo gukabuta amakuru. Ariko Imana irayambwiye, Imana irayambwiye. Icyambere, amakuru ya mbere Imana ivuze iki? Imana yavuganye nanjye maze iminsi ndi mu mashengesho akomeye, ndetse ndanayakomeje kuko nta mashengesho y'iminsi myinshi. Imana isumba byose intumye ku batuye isi, yavuganye nanjye irambwira ngo ibi bihe ntago ari bya bindi. Wowe unyumva ubwire n'uwo mwegeranye, uhamagare n'inshuti zawe uzibwire ngo ibi bihe ntago ari bya bindi muzi. Ibi bihe ni ibihe bikomeye, ni ibihe bigiye gucibwamo n'umuntu wasenze kandi ugisenga, kuko abanyamafaranga bigiye kubajabuka, abagenderaga ku bwiza bwabo bigiye kwanga, bagenderaga ku burebure bigiye kwanga, abari bafite ibindi bishingikirije, abo ngabo urugendo rwabo rugiye kurangirira aho ngaho. Hagiye gukomeza umuntu wasenze, hagiye gukomeza umuntu ugisenga, de lato bikiti kosikapa, hagiye gukomeza umuntu ufite igicaniro cy'Imana, hagiye gukomeza umuntu uri bugufi bw'Imana. Deniwa no sikipe. Nagiye kujya kubona mbona abantu inzira bari barimo zose zirahagaze, ngiye kujya kubona mbona abandi, mbona inzira zabo zirakomeje, bakomeje kugenda, ariko mbona bambaye umwenda wanditseho ngo gusenga. Imana iranyongorera irambwira ngo hagiye gukomeza umuntu urimo gusenga, hagiye gukomeza umuntu wambaye umwambaro wo gusenga, umuntu ufite amaso asenga, umuntu ufite akanwa gasenga. Anikudi pita kosti. Hagiye gukomeza umukobwa usenga, hagiye gukomeza umusore usenga, hagiye gukomeza umukecuru usenga, hagiye gukomeza umuyobozi usenga, hagiye gukomeza umuvugabutumwa usenga, umushumba ugiye gukomeza n'usenga. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi dore ukugusenga Imana yaransobanuriye, irambwira ngo kugusenga ntago ari kwa kundi ko guterana, kuko n'ugusenga ngo umuntu agiye gusenga ku giti cye. Imana ihabwe icyubahiro.
Imana irambwira ngo mbabwire ngo mutangire mwige gusenga ku giti cyanyu. Mubyeyi itangira wige gusenga ku giti cyawe. Maze iminsi usenga kubera ko abandi basenze, maze iminsi wiyiriza kuko abandi biyirije, maze iminsi uterana kuko abandi bate, umaze iminsi wegera Imana, umaze iminsi uri muri icyo kigari. Imana yavuganye nawe irambwira ngo mbwire umuntu wese unteze amatwi, umuntu wese uri ku isi yose ku migabane itandukanye, Imana isumba byose yavuganye nawe. Irambwira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo gusenga umuntu ku giti cye. Bwira mugenzi we ngo ku giti cyawe. Imana ishimwe. Anistuti pedene elai. Amashengesho Imana igiye kumva ni amashengesho y'umuntu agiye gusenga ku giti cye. Ntago ari ayo muri korari, ntago ari ayo muri gurupe, no, ntago ari amashengesho yo mu itorero karekare. Imana igiye kumva amashengesho y'umuntu ku giti cye, ya yandi Eliya yasenze ngakikijwe n'abahanuzi ba Bayali 850, ngarika asenga ishengesho ngo irazamuka rigera ku Mana. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ku bantu bagiye gusenga ku giti cyabo, bigiye kumenyekana. Vuga ngo bigiye kumenyekana. Miwikuta pakoso debo anikosta pa. Aya ni amakuru yizewe y'ijuru. Imana isumba byose ivuga iki? Irambwira ngo igiye gucyura benshi. Irambwira ngo igiye gucyura benshi. Ndayibaza ni kubera iki ugiye kubacyura? Data wa twese uri mu ijuru avugana nanjye, arambwira ngo abajyanege nkeya ngiye kubakura mu nzira, ngo kuko ibihe bije ni ibihe bigiye gucibwamo n'abanyembaraga, ni ibihe bigiye gucibwamo n'abantu bakomeye mu mutima, n'abantu babishoboye. Imana ishimwe. Mugiye kubona benshi bacyurwa, bamwe badafite amaso, badafite iyerekwa, badafite amakuru, batorokeshe bavuge ngo Imana ngo uriya ngo iribwe bigenze gute. No, hari abantu Imana igiye gucura kugira ngo ibarenze ibihe bikomeye, kuko ntabwo bari bubishobore. Hari abatari bubishobore, aho kugira ngo utangire neza usoze nabi. Imana hari abigiye gucura, hari abashumba Imana igiye gucura, hari abavuga butumwa igiye gucura, hari delano pakosta sopa, hari abakristo igiye gucura, hari abigiye gukura mu nzira, ibahishe igende ibarenze iki gihe. Kuko igihe tugiye kugeramo ni igihe gikomeye kigiye gucibwamo n'umunyembaraga. Imana ihabwe icyubahiro. Yeremiya yarabihanuye aravuga ngo none niba waragendanye n'abanyamaguru bakaba bagusize ukabona niwe, ngo none abanyamafarashi nibaza bizagenda gute? Imana yarambwiye ngo ikindi gihe cy'abanyamafarashi udafite imbaraga bagiye kumuca hejuru, ni igihe cy'abanyamafarashi. Abanyamafarashi baraje, udafite imbaraga baramuca hejuru, ariko ab'Imana ikunda igiye kubacishaho, harasigara abanyembaraga. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo wari urimo gusaba, ibyo wari upfukamye usengera, ibyo nushaka ubiretse wojeje hasi akawunga, buretse gusengera amashuri, buretse gusengera amafaranga, bawigijeyo gusengera kujya muri Amerika, buretse ibintu byo gusengera amadolari, bubiretse. Senga Imana igubabaye. Imana irababaye. Yabimbwiye numva ijwi ribabaye rifite agahinda, numva ijwi ri kuwa denezene bonifo. Imana irabahagurukiye. Mikoro yose muvugiraho, intebe yose mwicaraho, ikibuga cyose mukiniramo, diwimiko pawadi mingiya zene, ndetse n'abari bo bose babaho umwanya kugira ngo mushenye umurimo w'Imana. Abona b'Imana Imana igiye kubakubitana namwe. Bandi manuka, Imana igiye kuza ntiribuceceke ku buzima bwanyu, ntiribuceceke kuko ibyo murimo gukora byandagaje itorero ry'Imana, bitukira izina ry'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ihabwe icyubahiro. Babantu izina ry'ubupasiteri ryaratutswe ku bwanyu, izina ry'ubushumba ryaratutswe, izina ry'ubuhanuzi ryaratutswe ku bwanyu. Kubera iki? Ibyo mwitirirwa ntago ari byo mukora. Miwili pakutaramo wa zenema ebikastifo. Urinde ucira urubanza umuntu waramuremye wowe, urinde wicara ku muntu kaza kumwicaraho Imana itamwicayeho. Urinde uza guharabika umuntu, miwini kuwara power a distance. Urinde wowe, urinde uza kuvuga iby'Imana itagutumye. Imana irababaye, yavuganye nanjye irambwira ngo mbasomere ijambo riwango niza ntago izaceceka. Imana iramanutse. Peruka ahangaha
Imana isumba byose imbwira ngo ije gukubura kuri iki kibuga cya YouTube, ariko abamaze kubibona neza ntabwo Imana ikubuye, bamaze kubibona neza ntabwo Imana ishyize hanze benshi, bamaze kubibona neza abafite amatwi n'abareba ntabwo Imana icenshuye abahanuzi mubibona, ntabwo ibacenshuye, ntabwo mubibonye. Wilibawa lakuta, nawe utarumva, nawe ukinangiye umutima, de wayipele elakuta benivo, nawe wanze guhitamo. Imana isumba byose ije kugaragaza uburiwe, niko Imana isumba byose yavuganye nanjye. Seni Barati na Tobiya na Geshemu, Imana irabahagurukiye kuri izi mbuga, irabahagurukiye kuri iki kibuga, irabahagurukiye kuko ahangaha niho musesera, niho mujengereje abantu w'imikuwa anebini kota. Mbivuze nk'umuhanuzi w'Imana Profete namba 9 w'Imanda ya Kutabo, ntitaye ku ngaruka, ntitaye de wikuwa menelema, ntitaye ku mabuye, ntitaye ku miro yanterwa, ntitaye ku mitego mwantega. Ariko Imana isumba byose iraje ntago iri buceceke. Miwikudo bawanikiya benevo elakute pawadimi eleki stasifo, kuko hari abantu basenze, hari abantu bagize agahinda, hari abantu mwababaje, hari abo mwateye agahinda, barapfukama barasenga. Niyo mpamvu Imana ihagurutse, Imana irahagurutse. Akanwa kavugiye Imana kavuga ibindi gute? Akanwa kavuga ngo Imana iravuze, de komene elakuta, gasenya abandi gute, gaharabika abandi gute? Diwibini kotafone, kambura abandi ubusa gute? Miwingia sekiti bani vonoma andi wikiribe nifo pai elekostifo. Ubu muri iyi minsi ntago abantu bakigira ishyaka, ntago abantu bagifite urukundo. Wimayigrire vodoba, ahubwo mugenzi wawe aragira ikibazo ugahita ubanga, aha niho ngiye kurira, ahangaha ngiye kugira icyo mpavuga, ahangaha mbese ni ukubanga benshi babaye abakozi ba Satani live. Niba Satani ashaka ko abantu bagwa, umuntu yagwa nawe ugahita ako kanya wicara nawe ugafatanya na Satani kumushyira hanze, ugabatanya na Satani kumwandagaza, ugabatanya na Satani kumwambura ubusa. None ntago uri umukozi w'Imana, ntago uri umukozi wa Shitani byeruye. Imana ihabwe icyubahiro. Mwiyambure baji z'Imana, ntago mugikorera Imana, cyangwa muzambare murekuriya baji y'abadayimoni, baji yo gukwera Shitani. Mwerure diwimawa pakutipa wilikaso no demeni mangia folama ele kude sansemone mai binifo. Imana yarambwiye ngo ntagiri buceceki, ntago Imana iri buceceki. Niko Imana isumba yose yavuga, ntago Imana iri buceceke. Ubibwire mugenzi wawe, uhama igihugu cyose urimo, nushaka ubunyumva uri mu mazi, nushaka ubunyumva uri munsi y'ubutaka, nushaka ubunyumva uri muri gereza, nushaka ubunyumva uri mu biro runaka, nushaka ubunyumva fite icyoro runaka, ntago Imana iri buceceke, ntago Imana iri buceceke. Imana isumba byose ihaza ibintu bivangavanze. Imana ihaze abantu babaye ba two face, bafite amasura abiri, abantu bafite indimi wagira ngo ntago bakijya ururimi rumwe. Miwikuwa menebe ni elakustifo, abantu babanyikanyije Imana isumba byose, abantu babaye nk'indaya mu mwuka. Miwikutamo wa benele mandia sikia. Imana yahagurutse. Ikindi gihe cyo kugira ngo mwumve, nimutumva Imana igiye kubumvisha ku ngufu. Imana isumba byose yahabwe icyubahiro, niza ntago izaceceka. Iryo ni ryo tangazo. Imana yahabwe icyubahiro. Biwatuta palakoso emeni pirifo wingia zene elamai peri mangua aikosta sibinifo. Imana isumba byose yavuganye na irambwira ngo mvugane n'aba bantu bakurikira. Icyambere, Imana yarambwiye ngo mvugane na Dr. Reverend Pasteur Rutayisire. Imana isumba byose yavuganye nanjye, irambwira ngo iki ni igihe Imana igiye gukorana nawe. Imana igiye gukorana nawe, baregiye gukorana nawe n'abantu babyumvira n'itangazo. Imana ivugiye ahangaha ibirimo gubwira itanga itangazo kugira ngo nutabizi abimenye. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo igiye gukorana nawe mu buryo bukomeye, uko yakoranye na Eliya ubwo yavaga igiruga agiye rikakaviyeriko akajya ku Yorodani. Imana ikorana nawe iby'ubutwari. Bilikuti pelekosone mangia belekota
wikomeni fodonema. Imana avuganye nanjye irambwira ngo igiye gukorana nawe mu buryo budasanzwe. Nagiye kujya kubona mbona urimura urahembura imitima ikomeye, imitima y'abanyarwanda, mbona urimo urahembura imitima y'abatuye isi. Mbona Imana irimo iragukoresha ibintu bikomeye. Tu ala pelekosti fomeli emanda wingiya donemo. Ni iki gitumye desanse mando ebinifo ubutumwa buca ahangaha. Nagiye kujya kubona mbona ku mbuga zose, mbona aho mbese mbona nta bindi biganiro birimo gucaho, ahubwo nkabona ni ibiganiro cyangwa ni ubutumwa bwa mukozi w'Imana Rutayisire. Nkabona abantu benshi barabukurikiye, nkabona benshi barimo kubuhembukiramo, nkabona benshi barimo barihana, nkabona benshi barimo guhumurizwa umutima. Imana isumba byose irambwira ngo do anomiribo, niba hari n'abakurwanyaga, niba hari n'abantu batemeraga amavuta kurimo, niba hari n'abantu bakwitiranyaga mikuwa aniperevo, niba nawe utari bisobanukiwe neza, Imana yavuganye nawe irambwira ngo rangura profete namba nayi bivuge nawe ubwa bisobanukirwe, ahagare mu mavuta ye ngo nje kumukoresha kuko nakoranye na Eliya. Mikuwa mene ko tabonivo. Iki ni igihe cyawe, Imana igiye gukorana nawe. Iki ni igihe cyawe, Imana igiye kugukoresha nk'uko yakoranye na Eliya mu buryo budasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana igiye kugukoresha. Nabonaga uri hejuru, nabonaga Imana ikorana mu buryo budasanzwe kuruta n'abandi bose nabonaga. Takele bokose kamambinima mekola kosoke binivo. Bivuga ngo a distance my bonifo. Ugiye gukora nk'umuntu ko kugiye gutaha ijuru. Miwigile tando makupalayi binifo. Niba hari igihe wigeze ukora, niba hari igihe wayivuze neza, ugiye kuyivuga neza. Mana ikomeye kandi amatwi yose Imana isumba byose iraze kugira ngo adipere fodogide bayi atega amatwi ikimana igiye kugucishamo. Miwiki ya sansonebo anikirimi elerigrire vodomo enetando aiboni aiperi elaigrire. Rero ube maso mu izina rya Kristo Yesu, kandi turimo turagusengera. Nubyumvishe wundi nayo mukozi w'Imana, nagusengere mu izina rya Kristo Yesu. Imana isumba byose ihabwe icyubahiro. Miwitando bonevo soreze ku kintu kwiyerekwa nabonye rikomeye, ryambabaje. Imana ihabwe icyubahiro. Nagiye kujya kubona mbona iyerekwa ku muhanuzi w'Imana witwa Theogene ni ibishaka. Niba hari n'abantu bakunda umwuka w'Imana kurimo, niba hari n'abantu bakunze iby'Imana yagiye gucishamo, Imana isumba byose yambwiye ngo bagusengere kuko nanjye ndimo ndagusengera. Nabonye uca mu bihe bikomeye. Latando emeli kitalabo azeni binifo. Nabonye uca mu bihe bidasanzwe bikomeye cyane, ku buryo naho wari wicaye najyaga kubona nkabona uwo mwari mwicaranye, nkabona dewanima aniperi fodoni emi, amaboko yaguhigaga najya kubona nkabona ayo maboko agutwaranye nabo. Ntago nzi ikigiye kukubaho, ntago nzi niba ari umutego watezwe, niba uri buwutegerwe mu byo wavuze, niba uri buwutegerwe wenda mu kubura ubwenge, niba uri demokoma aipelesi kitabo diwingiya mele kotamanda aiperi. Ndi wowe narira ubugingo bwawe diwikuwa melayi. Byagarutse rimwe, bagaruka kabiri, bigaruka gatatu. Numva ngize ubwoba. Mana data, numva ngize ubwoba. Nabini Imana azize iki? Kuki arimo kugenzwa? Kuki wipawa aikidibili kotarami niyeleri wingiya. Bitanibuka igihe Yohana yacibwaga igihanga destasifo, ngo umwana umwe aragisaba, bagishyira kumbe teoje, bagishyira wirita aikoma benekosta. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo fata ibihusenge nushaka uburetse kuvuga.
inzira zindi ubu wigije hirya bati bihusenge, n'abagukunda bagusengere, abari mu mwuka w'Imana bagusengere, abafite agahinda ko mu mwuka, abafite ishyaka bagusengere. Demokoma aipekista fodome, ntuzavuga yuko Imana itakuburiye. Wistance mando binivo alali elai. Ndabizi muri iyi minsi benshi bafashwe n'umwuka ushaka kumuhamagara akabiti buri ni umuhanuzi, nanjye ndi umuhanuzi, ntubiha agaciro. Dimikuti pa alakose fome. Igihe kije imbere yawe kirakomeye, 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 kirakomeye. Kandi amaboko nabonaga ashaka kugusumira ntabwo ushobora kumva byose. Ikurengeye, ikurengeye, ikurengeye. Ni wandi ya denemo muri aya mavuta yuko Imana igomba kuza nticeceke. Wistance mone bole elakuta menifo. Gira ubwenge, senga Imana isumba byose. Ndi wowe nahitangira gutya, kanwa nkagafunga, havugana n'Imana yonyine. Likuwa mene bini elai. Imana igakurinza ibi bihe, Imana ikakurenza itanura, Imana ikakurenza amazi. Data wa twese uri mu ijuru akugirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Ngiye gushengana n'abantu b'Imana isumba byose bakeneye izindi mbaraga kugira ngo Imana ibarenze iki gihe gikomeye, iki gihe gikomeye kigiye kuza. Kuko nabonye benshi kibananira, mbona aniwili power di binivo, benshi bararimbutse, ariko abandi ab'Imana ifiteho umugambi bari bahagaze neza, mbona bamwira bacuye, ariko abandi mbona ibahaye imbaraga. Rero ube muri umwe muri abo ngabo Imana igomba guha imbaraga kugira ngo barenge iki gihe gikomeye, kuko igihe kiraje kandi cyageze mu izina rya Kristo. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, ishimwe ni iryawe. Sengera Abanyarwanda, sengera Abanyarwandakazi, paniki dipede de monevo, sengera Abanyafurika, sengera abatuye isi, miwini pase yo hejuru wo hasi, uzwi n'utazwi, ureba n'utareba, ugenda n'utagenda, ukijwe udakijijwe. Takisi kibiniko tamo wa mene elai. Ndasenze ngo buri wese umuha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abumva bakumvira ngo bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko abanga bakagoma ng'inkota y'Uwiteka izabariya, ntabe aribo de wingiya benekota. Ahubwo wari wa wese Uwiteka wumvishije imiburo, wumvishije icyo ukabwira amatorero, Uwiteka umuha imbaraga, muha imbaraga z'umutima. Iki gikombe cyitwa baka bakirenge, bagirenge, bagihindura ahantu h'amasoko, bagendeye mu maso y'Imana, bagaragara Isiyoni mu izina rya Kristo. Mubari butembanywe, mubari bugwe, bari bucika intege, biniko wala costa siper, mubari bugamburure ntabaribo mu izina rya Kristo. Mbasengeye nk'umuhanuzi mukuru, mbasengeye nk'umuprofete nambana, mbasengeye nk'umugaragu wawe, kandi ni wigidebo. Ntago ngabanije, nta nubwo nongereye, mbitanze nk'uko wabimpaye ngo bahe imbaraga. Kandi Uwiteka nabo uvuganye nabo mwami w'abantu, abo guhagarara neza, abo gukomera bakomere, kandi bakwegere uko ari we birezima. Ndakubashye mu izina rya Kristo, kandi nsengeye n'iyi TV. Uwiteka Imana isumba byose, Uwiteka irembo ryera rirera koko, haleluya. Reka rijye ricibwamo n'abera, kandi ryongere kandi n'abataraca muri rirembo bongere kandi baricemo. Imana ishimwe. Amavuta n'umugisha w'Imana isumba byose n'imbaraga nshya bibe kuri Sipiriye, kuko Uwiteka ndakubashye, byose bireme nonaho bwa Kristo umwami wacu Yesu. Amen. Shalom, shalom.